zimwe mu nkuru ziri kugenda zigarukaho cyane ku bitangazamakuru ni inkuru y'uyu mwana w'umukobwa wagaragaje akarengane yakorewe na MTN Rwanda, ndetse kandi uyu mukobwa ni umucuruzi. Yavuze kira kitu uko byagenze ndetse n'uburyo ki MTN yamutwariye amafaranga ndetse mu buryo butumvikana, ndetse abantu benshi bari kuvuga bati rero MTN nayo yazanye uburyo bwiza pe bwo kuba wakora ibyo bita reverse money cyangwa se kuba wakwisubiza amafaranga yawe, ariko hari kuberamo ngo uburiganya buteye ubwoba, ndetse by'umwihariko MTN ntibashe gusobanura neza ibyo bintu uko byagenze. Umva uyu mwana w'umukobwa uko yabisobanuye mu magambo ye, avuga uburyo ki yibwemo na MTN ndetse kandi amafaranga ye akaba n'ubundi yamaze kuyahomba. Ndetse kandi muri comment benshi bajyamo baravuga bati ntabwo ari wowe wenyine, bati ahubwo leta ibyinjiremo kugira ngo tumenye aho ikibazo kiri ndetse naho biri gupfira. Ndetse kandi by'umwihariko benshi bakavuga bati uyu mukobwa buri wese uri kumva iki kibazo aravuga ati ari kurenganya. Kandi subscribe umva neza ukuntu ibintu byagenze. Abashobaje babishyura barangiza bakarivasinga amafaranga kwa gatandatu byambayeho. Noneho umuntu yabinkoze nta nubwo nigeze ntekereza yuko yanabikora. Man, yari umukobwa mwiza usa neza w'inzobe ubona yuko kabisa ameze neza, ibyo bibazo nta nubwo ushobora kubona uko bimutekereza. Umva narumiwe, mfite stress zanjye, ariko mureke ndabahati. Uyu munsi nagiye kubona mbona mu gitondo MTN yo mu Rwanda iramamagaye, barambwira mwaramutse hari amafaranga umuntu witwa Scovia yakoherereje, nyine yarayobye, twashaka kuyamusubiza. Yayohereje itariki ngo 24. It was on Saturday. Ndabwira ati ariko rero mwabantu mwe genda umucuruzi, telefone yanjye bayishyuriraho, ntabwo mwapfa guhurivazinga amafaranga uko nguko. Arangije arambwira ngo none, ndambwira ati rero mu mwanya nanjye nkabanza nkacekinga nkareba koko nimba ayo mafaranga uwo muntu yaba yaribeshye, nkakora nanjye imibare yanjye. Bamaye umwanya barambwira ati uyu munsi nurenga n'abasubije amafaranga barayamusubiza. Ndambwira okay, abashu icyo nakoze niki, nahereye mu mobile money nakiriye kwa gatandatu. Ndareba kwa gatandatu niwe munsi wa nyuma nakoreye mu Rwanda ko nari mfite ni safari nyuma y'akazi. Ndareba ndakontrola ahantu hose ndayabona, ngenda muri raporo yanjye y'umunsi ndaba amafaranga nakoreye, nyakuye mbona ndimo ndagwa manga. Ndavuga se ni pas possible, ndavuga ndumirwa. Icyo nakoze ni iki, ndongera kandi ngenda mu bantu navuganye nabo kwa gatandatu ndebe nyine iyo mibare ya nyuma. Urabizi ko badoreza mari 3 ya nyuma umuntu yakwishyuye. Ndareba ngenda ndebe iyo mibare ya nyuma, iyo nimero ndayibona ko twaravuganye. Noneho mitange no muri raporo ndeba uyu muntu muri aya masaha twamuhaye iki. Noneho kwa gatandatu ayo masaha ya saa 9 na mu gitondo nukuri nagize abakiriya bake pe, bari abakiriya 3, abakiriya 2 bari abamaderiveri nsanganywe nari nsanzwe mfite. Uwa gatatu rero nuwo nguwo yaje ayo masaha saa 8 zikigera, kuko yamagaye saa 8:05. Izo screenshot naziriye nzoherereza aba MTN. Ndabwiye se umuntu yaba yarayobesheje amafaranga gute kandi yaragize gute, yarabanje kumamagara. Saa 8:05 arampamagaye, saa 8:12 nibwo amafaranga yaramaze kugera kuri telefone yanjye. Ese uwo muntu aba yibeshye? Umuntu yibeshye se arabanza akaguhamagara hagaca uwo mwanya akabona kohereza amafaranga? Man, numiwe gusa ndaceceka, ndumirwa. Uyu munsi niwe numiwe. Noneho ibyo ngibyo bivuyeho ndamubwira none se ibintu biraza kurangira biti. MTN irambwira ati bitewe n'ukuntu uri hanze shyiraho amafaranga kuri telefone yawe kugira ngo nituguhamagara nitukubure. Nukuri nabikoze, barampamagara. Kumbe mukumamagara uriya mukobwa yarariho. Bamaze kumva nyine jewe nahise nangira kuvuga ko bari bamaze kunshyiraho. Uriya mukobwa yahise avaho, amaze kuvaho barambwira ihangane avuyeho twongere kandi tumuhamagare. Umukobwa yanze kubitaba, bamuhamagaye n'inshuro nkenye, hagera igihe barambwira ati burindiriye turaza kumushaka ubwo turakubwira. Ndangije ndamubwira, ndambwira ko se yari umukobwa
ndambwira ubusubu nk'abacuruzi turaza kubaho gute nimba abakiriya bazajya batwishyura bakarivansinga amafaranga hanyuma twebwe tugahomba. Namubwiye none se ubwo ngubwo ko yanze kwitaba ubwo giye biragenda bite? Amafaranga nta donc byamaze gukorwa. Nawe bambwiye ngo amafaranga ngari ngo niba yamusubiza ngo kandi nanjye ntago bayama. Ndambwira ngo biragenda bite? Ngo wowe ngo ugomba kujya kuri RIB. Ndambwira mwabana mve Kampala naje mu kazi njye kuri RIB ku 48 mubona yuko nabahaye n'imenyetso umuntu ntago yibeshye. Arangisha arambwa ngo nuko rero bigomba kugenda ngariwe ntago tuyamango nayo ntago turi buyagushye. Noneho numiwe ndavuga ibi bintu ni gatiki. Bazajya biba abantu ko nguko ari umucuruzi amusubiza amafaranga yiwe ngo paka agiye kuri RIB. Mujye mwibuka yuko hari n'abantu tuba dufite amaduka kandi tutaba mu gihugu. Bizajya bigenda bite? Numiwe giye mumbwire nimero yitwa uwo mukobwa yitwa ngo ni Scovia Gikundiro nuko nguko yitwa. Yendagira ngo mumbwire ukuntu tugiye kuzajya dukora. Tuzajya dukora gute? Abantu bajye baza badukinireho uko nguko azagura ikintu. Najyaga numva abandi bacuruzi babirira muri shike hariya. None abanga bacuruza imyenda ho bo nta n'ikintu ubu ngubu mukivugana. Uraza kugura umwenda akakubwira ngo bikuze. Ako yewe nibwo bwa mbere bimbaye ntago nari mbizi. Abakiriya giye nari mfite na abantu bazima. Nimba nangiye kuzajya nakira n'ingegera nk'izo ngizo ubwo sinzi ukuntu tugiye kuzajya tubigenza. Ariko amaherezo araba yahe. Nimba abantu nagarije nyine bibaho. Abantu bose barimo baravuga ngo ibyo bintu bireze, MTN igomba kwiyeranje gashaka ukuntu ibikeno naho ubundi turaza kumarana. Ati naho ubundi turaza kumarana. Rero ubwo iyi nkuru yajyaga hanze ndetse abantu benshi bagakomeza kugenda bayumva. Gusa mbere ko ndadukomeza inkuru ndakwibutsa ko by'umwihariko ugomba gukanda nyine subscribe aho munsi nkuko twabyemeje kugira ngo nyine twuzuze baba subscribers 50,000. Muri ko ari kubura karo gato cyane rero ushaka gusanga ikiri kubura ari wowe ari njyewe kugira ngo ibintu bite bijya mu murongo. Ndagira gato wanze ukande subscribe nyamuneka. Mbere ko twinjira muri iki kibazo banze urebe hasi ahantu handitse subscribe uhita ukandaho cyangwa se ahantu handitse subordone uhita ukandaho. Ikindi uyu munsi comment zanyu zose ndibuzisome kandi nzive imuzi muzingo turebere hamwe ibyo mugomba kumbwira cyangwa se uko mwe mwumvise iyi nkuru cyangwa se niba nawe byarakubayeho ese byagenze gute ese niki cyabaye. Ibyo rero birakunda ari uko tugiye hasi muri comment mukambwira uko bimeze cyangwa se mukambwira wagwan ibyabaye. Rero kuri iyi nkuru ndagira ngo tuyiganireho twitonze. Ubwo benshi iyi nkuru yagendaga ibageraho bavuze bati ese MTN byaje kugenda gute? Ese gahunda yashyizeho wenda reka duse nkabanza gusobanura iyi gahunda wenda abantu bitaza kubacanga nkuko nawe yagiye abivuga. No kuvuga ngo hari ukuntu ushobora kuba wanyohereza amafaranga wamara kohereza ayo mafaranga noneho ngewe umugeni arayabikuza ariko ari wowe wayohereje ugasanga wakoze ikosa ugasanga wenda umaye nk'ibihumbi wenda 100 kandi tuvuganye mu 10 kiyo kigashyiraho nk'indi zero. Icyo gihe nyine n'ubundi bagomba kubwira MTN ikosa ribayeho ugahita nkahita nyahagarikisha cyangwa se ugakana nyine byende bakandangwa akanyi gutyo ugahita ubihagarikisha. Rero icyo gihe iyo ubikoze gutyo no kuvuga nyine MTN nta gihita yaguha n'ubwo yahagarikishije ariko MTN irabanza gafata umwanya nyine ikabaza aho amafaranga yaragiye. Ese uremera ko uyu muntu amafaranga ayayobeje kuri we kuko iyo circulation ya kokanya MTN itikurikirana nyine igahita imenya ibyayo byo igahita hamagara wari wohererejwe amafaranga kugira ngo nyine abashe gutanga ibisobanuro birambuye kuri iyo ngingo. Rero iyo abyemeye akabyemeza amafaranga rwose barayaguhana nta mpungenge. Rero ikibazo kiri kuberamo hano umuntu ari gukora reverse y'amafaranga amaze kuyoherereza umuntu agahita akuraho nimero. None icyo gihe iyo bigenze gutyo bagiye kuyagusubiza wowe by'umwihariko bari bayajyaniye bihita bisaba yuko by'umwihariko noneho wa muntu nyine bahita bamuhamagara. Bamara kumuhamagara rero bakamubwira nyine uko bigenze ku byose nyine we akaba confirme nyine agahita byemeza akavuga ati yego nibyo byagenze gutya ndabyemera amafaranga mu yamusubize. Icyo gihe bayagusubiza nyine batagoranye. Noneho handi bigoranye niho nahoze mbabwira mu kanya gato cyane ni kwa kundi usanga uwo muntu ahise akuraho nimero. Iyo akuyeho nimero biba ari ibindi nyine babigura akavuga ati rero MTN gatubwira ati ntago biri bukunde
nuko bajya gusubiza nyine ugomba gutegereza gusa nyine aheze mu kirere cyangwa se nyine ukajya muri RIB. Noneho abantu ari nabyo uyu mukobwa yavuga ati ngewe nkora business mu Rwanda inyanditseho ndetse kandi ibyangombwa biri furu ariko bishyura kuri nimero yanjye n'ibiki byose ariko sindi mu gihugu cy'u Rwanda. None bari kumbwira ngo ngiye muri RIB, ese ndajya muri RIB biragenda gute? Ndava mu gihugu runaka njye muri RIB? Ariko akamubwira ati rero nubwo nawe watanze igitekerezo ntabwo RIB ntabwo wenda ari ikigo cyaba kitazi kidafite uburyo bwo gufasha abantu bari hanze. Ushobora gukora ibiri online ukavuga ikibazo cyo kiri online, nyeka ko wenda simbizi neza ariko nzi ko bikunda. Rero abantu benshi ibyo babwiye umukobwa aramubwira ati rero wa mukobwa we nubwo uri kubivuga gutyo ariko nyine nawe hari amwe mu mategeko utazi cyangwa se hari ibintu ushobora kuba uri kwirengagiza. Ntabwo nzi neza ko abenshi nabo hari n'abatanga ibirego bari hanze gutyo kandi ibirego byabo bikakirwa. Rero ati nawe benshi atajya kugira muri comment aramubwira ati rero wowe bikorere online kandi birakunda ko ntabwo ari ibintu bitakunda ko ibintu byose murabizi ko bishoboka nyine. So rero ngaho nguko ibyo abantu benshi bahoze bakritikaho bavuga bati se bimeze bite bigenda bite ibintu nk'ibyo rero ukuri kwabyo nuko nguko nibyo. Rero abantu benshi bagiriye inama y'umukobwa aramubwira bati rero umukobwa we icyo usabwa ni kimwe nuko nawe ubwawe ugomba n'ubundi kuba wakabaye warabikoze online kugira ngo n'ubundi ibintu bikunde ndetse kandi binyure mu mucyo byihute cyane. Rero nk'ibisanzwe nge banyita Mr K, ingi bayita Mr K Empire TV. Gerageza urebe ko wamaze gukanda subscribe mu munsi twuzuze abasaga 50,000 cyangwa se abadukurikirana 50,000. Mugirire byiza, Imana ibane namwe, hasta la vista, ndabakunda cyane.